Hangayiza ahubwo. Nangaye. Imwe irabaye yanjye bifatika. Yani kumara yanjye. Okay. Nese ndigenza. Okay, nta kibazo tugenda kugora, nta kibazo tugenda. Ndakugora. Bawara kugora. Ntabwo bishaka. Ndi kukufuza kandi ureka bose. Iyo ntabwo nakigenza. Tugende shiri wanje. Niki? Mubyeyi. Taramye. Niki cyawa? Nangisengeleze. Minota 10. Bakoze. Niki? Gusa umubeshye andeka ariko mana. Ndabona wambaye neza da. Ndabona waje gushinyagura. Ntabwo ari kukiriye. Rose ugereye tuki? Akira ndabyangereyeho. Yegereza turamana Niki. Tubabarira ari. Kindi kandi umenye ko nkufite. Umbabarira unyorohirize. Umbabarira ariko. Umbabarire. Mu byo uvuga woroshye witware neza wiyoroshye cyane. Kurabizi nawe. Wajya ngo gusa ndakosheje nakuzaniye ji nakuzanira amazi nuko nabisemple. Nabyo bampa rero bimenye. Genda ubisubizeyo. Yaba nanabibonaga nifite n'inyo. Ese ko ufite umujinya koko? Nijye nabikoze. Aha. Abaswa niki se kundebera mu marinette. Waje se ngo nakuramo ijisho impamvu. Akaba umusirikare ukomeye cyane kandi iryo banga niryo ryahinduye byinshi mu buzima bwe. Mu gihe Eva yarwaniraga umutima wa Zahabu gusa hari icyatazi. Turimo tugiye kuruca ngo turukureho. Zahabu yaramaze gukunda undi. Ariko turavuga uti reka tumwihorere. Tufatuye na tumujugunye iyo wenda zagwaye kuko twabona. Eva ni umukobwa mwiza ariko w'inshinzi kandi usuzugura. Baza ngo byagenze. Nyene mbarira byagenze bite. Gusa Dusabe we ni umukobwa mwiza ufite umuco ndetse n'ikinyabupfura. Hagati ya Zahabu na Dusabe urukundo rutangiye kuvuka, urwango rutangiye kwiyongera ndetse n'amabanga atangiye gusohoka. Ese Eva azabasha kwakira ko Zahabu atakiri uwe cyangwa ese bizagenda gute? Urukundo rwa Zahabu na Dusabe ruzarokoka? Ese Mama Eva azemera kwakira ukuri? Filimi ni Yari Wowe series izagisha kuri Mama Eva Films. Ukore subscribe itazagucika. Ni inkuru y'urukundo n'amabanga n'ubuzima bw'umukobwa warwaniye kubaho mu isi itamwifuzaga. Iratangira gucaho kuva kwa kabiri. Ndabona wajya ngo uje gusura minisitiri. Ko Niki wabona wikangata urikangata mbe n'amapingo. Usojya gutwagira ibyo bakoze. Uburyo amatwaye. Uzi kwibwira kuri mwana nahise kurusha uburakari we. Uri mufite uruvugiro wewe. Nega nakuretse nawe washota wavuze. We ntungange. Ahubwo se dusanze ari uri kuvugira kutavugirwa ko giye akange karangiye n'ubundi ko ndi hano nzavamo ari uko mpfuye wenda. Nta wamenya naho ibyaha bizava. Naho se wowe utavukana na Samura. Wowe mbikiye amabanga wagira ngo ndaka box kabika amabanga yawe. Cyangwa wumva ko narabivuga uko nakurusha kuvuga. Uravugira hejuru uranganga. Atuma ubwo natumwe buganira n'abagore. Natuma afanda naza hano akajya ngo ndimo ndanatungana batanyiyongerereza ibihano hejuru. Nabizi byabaye rwose ibyo ngibyo byo kwa nabukana. Gusa ndabikubwiye. Wumva ndi umwana ufite amafoto. DNA
zigura se za nyambo se ko bazibonye wowe niwe batazipima uburyo uremeramo neza uzi n'ibintu nkubikiye birenze n'ibyo ngibyo biremereye byinshi cyane wumva ubundi bimeze bite uje none waruje niyo mpamvu none waje umeze nk'ugiye guhura na ambasada niyo mpamvu waje wigize neza mbese waruje kunshinyagurira waruje kunyicara hejuru umura rero kebo bangereyemo nawe se ko bakagererwamo nawe kutitonze wabwira wenda kuba unyine umbikiye ibanga ariko je ntago biraba binyabikira ipingu wenda sa munyanyanga akansira kure he ko nago washatse sawa washatse ariko kwica mushiki we kubera ko washakaga kukumuri mushiki we rega nabyo byaje mushiki we si wiyemereye ko wamukubise namukubise namusajye n'imbabazi yaranambabariye aha nshatse rero nagenda nkabihindura bikabibira akora icyo ushaka ariko ko naguhagama ndi hanora ko naguhagama ndimo hano uri gukanga nde ahubwo we wakabaye wiyoroshye gerageza worohe mufti yanjye ega nawe imitwaro yawe iraremereye iruta ko ufite ubwishingo tumeze gutyo iruta kuba waba uri hano muri gereza njye numvisha ibibazo ufite numva byabitwa no kuba nibereye hano njye nibaza ubundi sinishyura icuma ngo yacitse yanjye njye ntacyo guhomba mfite narabyaye ubu niyo napfa ntabwo mpambije ikara kuba warahemukiye samu numva nta kibazo namuhemukiye ne ibyo nakoze umuntu wese ufite umubiri muzima ubwenge buzima yabukora ntabwo ari umuntu ushaka kujya sereka imana yago yabikora
akagutukanisha n'umuntu batavukana agatuma umuntu adashaka umuvandimwe. uzi byaragenze bite kugira ngo tuvukane nguhaye uburenganzira. Okay, nta kibazo. Ngaho ugenda warangije kunshinyagurira nakubonye wakoze. Ngaho ugenda. Nzaguhagama ariko nawe ubimenye. Kuba ndi hano muri iki gihome, kuba ndi kurya imvungu yose Nababwira Samu yarabonye umugore yaratomboye. oya, si uvuze se ko ndi ihembe? Si wavuze ko ndi ihembe se ubu aka kanya urabyibagiwe nabyo? Bose gusa nyine wihangane, Ndihangana. gusa amapinga arakubereye pe. Hambere renye. Umugore wa telefone njye rwose bagufata gafata rwose hagenda hakamanika ahantu yavuga ngo wawe umukobwa mwiza ubiriwe n'amapingu. Ariko wanagiye no kudodesha kugira ngo uze usa neza byose ubinyereke. Nyereke ko nagenda ari bwo wabonye amafaranga. Ariko iyi irasanzwe.
ahenze. ntabwo ngubajije igiciro ko ngiye kugura wafata hano nahafatira iki se mbabarira ariko buretse ntari bito ntarirenga ritarashe cyakora aka kantu kaba kagomba gucamo kugira ngo tumenye uko abantu bateye. nuko tumenye uko bimaze bateye. noneho kugira ngo nkumvishe ukuntu duteye na nabi ushaka kumenyesha ko wowe nta n'ikintu na kimwe gisigaye nziho na kimwe nziho ariko n'ibyo wari uzi byose byari ishusho ariko ntacyo ejo Sam kazansura nzamuha ukuri kose nzamubwira byose byawe uzi mfite mu mutwe wanjye byose n'inzozi narose kuri wowe nzabivuga ejo azaza nzamubwira kira kintu nikande kure mvuga ki ndagusebye ntacyo ndenzaho